Reka nongere ngusuhuze ukurikiye Techinika, nizere ko umeze neza cyane. Techinika ikugezaho amasomo kwigisha uko ikoranabuhanga rikora ndetse n'uko waribyaza umusaruro. Ubu turi kwiga JavaScript akaba ari ururimi rugufasha mu gukora porogaramu za mudasobwa cyangwa se website. Tumaze kwiga ibintu byinshi, uyu munsi tugiye kwiga kuri REST operators na speed operators. Birebaho uburyo byandikwa, urabona ko byose byandikwa mu buryo bumwe, yaba REST operators aba ari utudomo dutatu, yaba na speed operators aba ari utudomo dutatu. Twabonye turi kwiga kuri destructuring. Uyu munsi rero tugiye kureba aho bitandukanye. REST operators ikoreshwa iyo uri gufata ibintu byinshi ukabishyira muri array. Tuvuge ufite imibare myinshi ukaba wayishyira muri array imwe, cyangwa se ufite nka parameters nyinshi ushaka gushyira muri function ugakoresha REST. Izo parameters zose zihita zijya muri array imwe ukaba wazikoresha muri function bitagusabye kuba wakongera kwandukura buri imwe ku yindi. Twari birebyeho muri destructuring, ariko uyu munsi ushaka kubivugaho byonyine. Noneho speed operators igufata array igatandukanya ama element yayo, igufasha mu bintu byinshi bijije na arrays, ariko ikintu wahita wumvamo nuko ifata array igatandukanya ama element yayo ukaba wayikoresha imwe. So tugiye guhita tubirebaho mu buryo burambuye na code tuzandika. Reka duhite dukomeza. Mbere na mbere reka turebe uburyo wakoresha REST operator. Hano dufite object bikora kabirebyeho ubushize, destructuring kwandika name, muri object dufitemo name, dufitemo na age n'ibindi bikurikiyeho. Ubwo no kuvuga ngo dutubuza ngo name tukavuga na age tukareba n'ibindi bikurikiyeho, ubwo tukabishyira muri variable other, yes bituruka muri object. Ibi ngibi ni REST twarabyize ubushize. Ibisigaye byose REST byose bitabiza bikajya muri iyi object. Uburyo nituza kureba hano, object ifite izina ni Techinika. Urabona ko yaje hano, ubwo yahisiza ijya muri variable name na age, iraza ijya muri variable ya age. Noneho ibindi byose bisigaye bijya muri object ariyo iyi ngiyi turi kubona hano inyuma. Nk'uko niko REST ikora, ifata ibintu byose ikabishyira mu variables, ariko ikaza gufata ibindi bisigaye byose ikabishyira muri iyi variable yindi dufite hano inyuma. Ubu ni uburyo bumwe ushobora kuyikoresha. Ubundi buryo ikoreshwa ni mu parameters y'ama function. Hari igihe ushobora kuba ushaka gufata function ukahereza parameters nyinshi. Hano dufite izina, shire, songa, dufite Kigali, dufite byumba, dushobora kugeraho n'ibindi bintu byinshi, ama parameters menshi. Turamutse dufite nk'ama parameters 10 tukaba dushaka kuyashyira muri function, ntabwo byose byashoboka ko tuyashyiriramo rimwe, byadutwara umwanya munini. Ariko hari uburyo twakoresha, tukaba twafata izo parameters zose tukazashyira muri array imwe, zikaza gukoreshwa hano muri function bitiriwe bitugora. Ubwo nibwo buryo twakoresheje hano. Dukoresha REST kugira ngo ize gufata ibi bya mbere, ubwo iri zina rya mbere n'irya kabiri bifite bishyire muri name na r name, noneho ibindi byose bisigaye hano inyuma ibishyire muri other. Nituza kureba hano rero tubona ko hari shire, songa, ibindi byose bisigaye byahise biza muri variable. Ahantu ushobora gukoresha ibi ngibi, tuvuge ugiye gufata function, ugiye gukora function yitwa multiply, izajya ifata imibare ikayikuba nko kuri 3. Turayihereza array irimo imibare, noneho ifate buri umwe muri iyo mibare iwukube na 3. So dushobora kuvuga tuti harimo multiplier, iraza kuba ifite multiplier ari wo uwo mubare turaza kuyikubaho, noneho ibindi byose bisigaye bibe numbers cyangwa se nums cyangwa se parameters ni imibare igiye itandukanye. So ubwo no kuvuga ngo iyi function turaza kwihereza array, noneho muri array turayiha array element ya mbere baraza kuyikuramo bashyire muri multiplier. Ubwo no mubare turaza ko hindi yose, indi mibare yose isigaye uko bingana kose baze kuyishyira muri nums. Muri iyi nums iraza kuza ari arrays. Mbere yuko dukomeza, reka banze nkire kuri output, noneho tuze kureba uko biraza kuza. Iyi multi turaza kuyihamagara, ishyireho imibare yose twashyiraho,
dushyiraho iyi ngiyi gutya, ngari myinshi ntacyo. Noneho tuza turebe uko biri kugenda. Urabona havuyeho kabiri iy'imbere iza muri multiplier, noneho indi mibare yose isigaye bahita bayishyira muri array ariyo iyi ngiyi yitwa nums. N'iki ngiki twashakaga. Noneho icyo tugiye gukora ku buryo indi mibare yose izajya yikuba kuri iriya multiplier, noneho bakaritaninga array noneho irimo imibare yahindutse. So ubu ngubu turaza kuvuga tuti nums2 ni imibare ya kabiri noneho itari iya mbere. Turaza gufata imibare twari dufite dukoreshe map murayibuka, iraza gukora kuri iyi nums kubera ko iyi nums n'ubundi ni array. Noneho muri iyo mibare yose turagenda dufata umubare umwe, uwo mubare umwe dufashe turaza guhita turitaninga uwo mubare tuwukubye na multiplier. Turaza dufata uwo mubare tuwukube na multiplier. Ibi ngibi murabyibuka turi kwiga kuri map ko twabyize ko dufata uyu mubare tukawukuba na multiplier, noneho twaba twakoresheje map bikaza guhita bikora array nshyashya irimo imibare yahindutse, noneho iyi array ntitugire icyo tuyihindura. So icyo turaza dukora turaritaninga return nums2. Noneho ibi ngibi tubishyire muri console log. Yego, noneho tumaze ngo function twayanditse twifashishije REST operator kugira ngo dufate umubare umwe, indi isigaye yose tuyishyire muri array. Iyo array tuyikoresheho map, iyo map igenda ifata imibare yose isigaye iyikube kuri wa mubare wa mbere. Ibyo tumaze gukora hariya nk'uko ubibona igiye ifata imibare duhereye kuri 3 igenda yikuba na kabiri dufite hano. So urabona ko yose yikubye na kabiri. Ni uko nguko bikorwa ashatse gukoresha REST operator, ni uko nguko uyikoresha muri function kugira ngo igufashe gufata parameters nyinshi uzishyire muri array cyangwa se uzishyire hamwe ubashe kuzikoresha. Ku buryo niyo umuntu yashyiramo 100 hano niyo washyiramo parameters 100 nta kintu byahindura, ahubwo yakomeza gukora n'ubundi cya kintu twashaka ko function ikora. Ariko mu gihe utayikoresheje byagusaba ko buri parameter yose washyize hano uraza kwikorera hano variable cyangwa se parameter izindi arguments, uraza kwikorera parameter yayo. So nuko nkuko REST ikoreshwa. Noneho tujye kuri split operator. Split ni nababwiye ko yo ikoreshwa mu gihe ufite array nini ushaka kuyigabanyamo uduce duto. Hano dufite function yitwa call it cyangwa se ihamagare cyangwa se call him cyangwa ihamagare, nyine niko function yitwa. Iraza kwakira variable eshatu cyangwa se parameters eshatu, noneho iraza guhita ivuga ngo uri UR izina n'izina rya nyuma and UR, noneho kuri UR hano bashyize gushyira occupation cyangwa se icyo umuntu akora. Noneho hano tugiye guhamagara iyo function. Mu kuyihamagara twayihaye array nayishyizemo hano, ariko ushaka kuyikorera inyuma. Noneho iyi array ifite split operators nazo ziba ari utudomo dutatu. Noneho muri utudomo dutatu dufitemo iyi ngiyi iraza kujya kuri first name, tukagira iyi ngiyi iraza kujya kuri last name, n'iyi ngiyi iraza kujya kuri student. Turamutse tudashyizeho split operator turaza kubona error. Uraza guhita ubona ko twakuyeho split operators, haraza iriya array yayisize hano yose ahari hari name, abana hasi hazaho array yose. Impamvu nuko bahise bafata array yose bakayigira nka parameter imwe, sinzi niba nabivuzeho. Iyo ushyizemo parameter imwe bafata iya mbere akaba ariyo bakoresha, izi nyuma zose bakazirengagiza. Noneho baza gushyiramo iyo parameter bayishyiramo hano, izindi zose zisigara ziri undefined. Ni impamvu turi kubona hano bimeze gutya. So ibi ngibi twifuza ko biba, kwifuza ko baza gufata iyi array bakayigabanyamo uduce dutatu, buri parameter hano ikabona iyayo. Ubwo hano icyo bakoresha niho uhita ukoresha split operator. Split operator ihita ifata iyi array ikagenda ifata kamwe yarazi splitting ikabitandukanya, ikagenda yohereza kamwe kuri iriya function. Turamutse tuyikoresheje urahita ubona ko name yaje, last name yaje na occupation yaje. Occupation twari twashyizemo student cyangwa se ko ari umunyeshuri. Dore nuko nguko ubu ni uburyo bwa mbere ukoresha split operator. Ubundi buryo bwa kabiri ni uguteranya ama array. Tuvuge urugero dufite array irimo imibare. Hano dufite array irimo imibare kuva kuri 0 kugera kuri 3.
turifuza ko iyi array tuyiteranyaho indi array ya kabiri yitwa array rimwe. Iyi ngiyo ikaba irimo guhera ku 9, 8, 7, 6. Tuvuge iyi ngiyi ihereye inyuma, iyi ngiyi yo hejuru ihereye imbere. Ushaka kuyiteranya ngo bigire array imwe, tuvuge nka array 2. Array 2 iza kuba ingana n'izi array zombi, washaka gukoresha concat. Ukabyize turi kwiga array methods. Ushaka gukoresha concat, none ukaza kureba iyi array ya kabiri uko ingana, tukaza kubona ko byose byiteranyije. Turamutse tugiye kureba, turasanga 0, urana byose byase biza muri array imwe. Rero ushobora gukoresha split operator, ntibyirirwe bigusaba ko ukoresha iyi concat. Noneho split operator ndaza kwereka n'ubundi n'indi advantage guha cyangwa se ibindi bintu ushobora gukora utakoresha concat. Noneho dushyireho utu dukubo, dushyiraho split operator. Nidushyiraho split operator, turaba dufashe iyi array ya mbere tuyishyize muri iyi array ya kabiri. Dushobora no gushyiraho akitso, tugashyiraho n'indi array yindi, zombi zikaza kuza ziri muri iyi array ya kabiri, bitadusabye ko dukora concat. Nituza kureba, urabona ko still array ya mbere n'iya kabiri byose biracyarimo hano. Zose zajemo muri iyi array ya kabiri. Ndetse ikindi cyiza cyabyo, dushobora no kongeramo hagati izina, tukavuga ngo imibare, tukaba twabyongera hagati muri array, noneho bikaza guhita byose biza muri array ya kabiri. Tugize gutya, uraza guhita ubona ko n'imibare yajemo, kandi bitadusabye ko twirirwa dukoresha concat. Urabona ko split igufasha cyane mu kongeranya ama array uyongera ku yindi. Dushobora kuvuga tuti tukongeramo n'indi mibare hano, ushobora gushyiramo icyo ushaka. Turabona ko split ifata izi element guhera kuri 1 kugera kuri 3, ikagenda ifata imwe iyiteranya kuri array nshyashya, ikaza igafata n'ingi nayo ikagenda ifata imwe iyongeraho, noneho ukaza kubona array ndende ukeneye. Ubundi buryo ushobora kuyikoresha ni ugukopiya array. Gukopiya array ni ukuvuga ngo dufite iyi array ya mbere, dushobora gukora indi array ya gatatu. Twaba tumaze kugera kuri 2, dufate array 3, noneho iyi array ya gatatu ize kuba ingana na array rimwe, na array iyi ni array ya mbere. Turamutse tubikoze gutyo, tukaza kureba array 3 ko ingana, urabona ko bahita baduhereza array iri mu yindi, bihita biba multidimensional array. Ariko turifuza ko iza kuza noneho ikamera nka iyi array ya gatatu, ikaza kuba imeze nk'iya mbere. Ahangaha niho turakoresha split operator, dushyira tuno tudomo 3. Nituza kureba, urahita tubona ko byahise biba array imwe. Turamutse tugize umubare dupushinga muri array ya gatatu, tugapushingamo nka 20, array ya gatatu. Urabona ko 20 irahita izamo, ariko nitubishyira muri array ya mbere, rekana array ya mbere reka tuyigaragaze kugira ngo uze kubona ko nta cyahindutse kuri yo, byahindutse kuri array ya gatatu gusa. So urabona hano dufite array ya mbere ariyo er, none dufite n'iya kabiri twashyizemo 20 ariyo iyi ngiyo ya gatatu. Urabona ko iyi split operator ishobora kugufasha kugira ibintu byinshi ukora kuri array bitagusabye kwirwa wigora guteranya ama array, wongera array imwe ku yindi, ufata array uzi kopiya. Split operator ishobora kubigufashamo byoroshye cyane, ndetse n'ahangaha uba ukeneye gushyira parameters nyinshi nka array ndende, ukeneye kuyishyira nka parameter hano, ishobora kuba yagufashamo. Noneho ugakoresha REST operator utiri ukoresha loop cyangwa se n'ubundi buryo bwo kunyura muri buri array imwe. So ni ahangaha ni kuri split. Noneho twabonye ko na REST nayo igufasha mu gihe ufite ama arguments ashobora kuba menshi, urabona ko bifite ahantu bijya guhurira, ufite ama argument ajya kuba menshi, ugashaka gufata amwe ngo uyashyire muri array, cyangwa se ukeneye gukora nk'ikintu nk'iki twakoze cyo gufata imibare ukagenda uyikubaho, ariko wayagiye ari ama array ndende, ukaba wagenda ufata imwe, ariko hano ho ihita ikorohereza ukagenda ufata nyinshi icyarimwe, ukazigira array ukaza kuzikoreshaho methods za array.
twanabonye ko REST parameters ari idufasha muri destructuring twari twabonye muri video z'ubushize. So nibyo kuri REST operators na speed operators, reka duhure muri video ikurikira.